turavuga Imana irinda isezerano. Igikomeye si ibintu, igikomeye naho biva. Uranyumva neza? Niba wowe ufite amafaranga uvuga ngo aya ngaya yavuye mu mbabazi z'Imana, burya ntasa n'ayandi umuntu yakoze diru agasaba ruswa nubwo yose ari amafaranga asana. Igikomeye naho tuvana ni mu Mana y'amasezerano, ni mu Mana y'imbabazi. Hari Imana yo kwizera. Umugabo yaguta ariko Imana ntizaguta. Abana bakunanira humura ntabwo bazapfa, bazasiga izina mu isi. Watinda kubyara ariko humura uzabyara. Watinda mu ndwara ariko humura uzakira. Dufite Imana irinda ijambo. Haleluya, haleluya. Utegereje urubyaro n'ukuri kw'Imana uzabyara. Ntabwo uragira nk'iya Sara, ntabwo uragira nk'iya Sara, ntabwo uragira nk'iya Sara. Nawe yabyaye kuri 90, wowe uracyari muri 30 cyangwa 40 ya pen. Uzabyara humura. Abajene b'ubusinzi w'abarozi, uzi kubona umuntu w'imyaka 25 atekereza inzu muri Vision City, warasaze mu mutwe. Cyeka niba ari suzayiguha. Ubwo ngubwo arimo arakizwa, ubu ngubu arashaka kwigiranya nanjye yewe ngo n'umukozi w'Imana. Munanye mere nka Pst.Senga, ngana nawe nta nkweto nagiraga kandi nari umukristo. Ibyo mvuga urabyumvise ariko uretse Bibiliya nta kindi nari mfite. None urandeba mu gakoti keza nkuzi naho kavuye ati nanjye mere nkawe, warasaze. Dufite abakobwa n'abahungu basaze mu mutwe. Nawe utunga ku myaka 25 niba warabiraswe na so sava, ariko niba ari ugukora humura. 40 iracyari imbere yawe, 50 iracyari imbere yawe. Ubaha Imana, kora, iga, uzabigeraho. Murekeraho kwicuruza. Ibyo mwuka birya abarambije, abarambiwe batashye. Icyo nzi neza nuko ari Imana y'isezerano. Icyo nzi neza nuko atazabura guseruka. Icyo nzi neza nuko atabuzabura gutabara. Reka turirimba n'indirimbo imwe, niyo mpamvu mwategereje, sibyo? Mwakoze. Yindi kandi magaze nemye shize ubwoba nta soni mfite, shize amanga mpamya ko Yesu agira neza. Nukuri Yesu agira neza. Dusubire mu gitabo cyo kuva, mu gitabo cyo kuva ibice 2, umurongo wa 23. Kuva, igitabo cyo kuva ibice 2, umurongo wa 23. Turi ku ijambo twatangiye kuwa gatatu kuba batari bahari, rivuga ngo Uwiteka Imana y'isezerano. Niryo jambo turimo tuganira. Uwiteka Imana yacu, Imana y'isezerano. Dusome rero kuva ibice 2, umurongo wa 23. Abisirayeli batakira Imana irabumva, ni ku mutwe w'amagambo uvuga. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga. Abisirayeli banihishwa n'uburetwa bakoreshwaga, barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva umuniho wabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisirayeli, imenya uko bameze. Amen. 24. Imana yumva umuniho wabo, iwumvise ngo biyitera kwibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba uko Abisirayeli bamerewe, maze iramanuka irabakiza. Unyemere tujye mu gitabo cya Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo. Yego, bice 22. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo, ariko n'ubwa Yesu Kristo, n'ubwa Yesu bwanditswe na Matayo.
ibice 22. Ku murongo wa 41 haranditse ngo Yesu ni umwana wa Dawidi. Abisirayeli bagiteranye, Yesu arababaza ati, ibya Kristo mubitekereza mute? Ni mwene nde? Baramusubiza bati, ni mwene Dawidi. Arababaza ati, nuko rero niki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'umwuka niki cyatumye Dawidi yabwirijwe n'umwuka amwita umwami we? Ati Uwiteka yabwiye umwami wanjye ati, icara iburyo bwanjye ugeze aho nzashyira abanzi bawe munsi y'ibirenge byawe. Nuko ubwo Dawidi amwita umwami we, none abasha ate no kuba umwana we? Ntihagira umuntu wabasha kumusubiza ijambo, ndetse uhereye uwo munsi nta muntu watinyutse kongera kugira icyo amubaza. Amen. Tugiye kuganira nk'uko nabivuze, twaganiriye ijambo rivuga ngo Imana, Uwiteka Imana yacu ni Imana y'isezerano. Ariko tugiye kuvuga agace gato ku Mana y'isezerano cyitwa ubudahemuka bwayo. Ubudahemuka bw'Imana mu kurinda no gusohoza isezerano ryayo. Ubwo mbega tugiye kwiga faithfulness, la fidelité, ubudahemuka bw'Imana. Imana ishimwe. Mu Kirundi bavuga ubwizigirwa, muri Bibiliya ijambo Bibiliya yera babyita ubwizerwa bw'Imana. Ariko mu Kinyarwanda cyiza ni ubudahemuka bw'iki bw'Imana. Imana yacu ishimwe. Imana yacu ni Imana y'isezerano. Biragoye kubona izina rimwe gusa wakwita Imana, biragoye. Ni nayo mpamvu hahora n'imaka, bamwe bakavuga ati twaje kugarura izina ry'Imana. Burya ni Yehova. Nibyo koko, Yehova ni izina ry'Imana, biravuga ngo ituma ibintu byose bibaho. Iyo uvuze Yehova ubusa naho uvuze ngo Imana ikomokwaho na byose. Abandi atoya izina rye n'Uwiteka. Nibyo koko, yahozeho mbere na mbere, ariho kandi azahoraho. Ntagira itangiriro, ntagira iherezo. Iyo tuvuze ibihe tuba tuvuze we. Imana ishimwe. Abahanga n'abakoze amateka bajya bagerageza kutwigisha bakavuga ngo meme préhistoire, meme avant préhistoire Imana yari ihari. N'igihe tutari twakamenya kubara, n'igihe izuba ritari ryakabaho, n'igihe igitondo kitari cyagatandukana nijoro. Urabona Bibiliya tubwira ngo izuba ryaremwe ku munsi wa 4 ndetse n'ukwezi. Bibiliya ikavuga ngo ntabwo ibyo ngibyo Imana yabiremeye kugira ngo bitubere umucyo, ngo ahubwo yabiremeye kugira ngo bitubere ibimenyetso tubaraho dushingiyeho ibihe. Niyo mpamvu tuvuga ngo mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, ibyo byabereyeho gusa kutwereka ibihe. Mbere y'uko izuba n'ukwezi bibaho, umucyo n'umwijima, amanywa n'ijoro bitarabaho, iyo yari iriho. Biragoye kuvuga ngo ni yihe rero, irahebuje birenze ubwenge bwacu. Imana ishimwe. Bagiye bayivuga, yagiye yiyereka abakozi bayo. Ndibuka ubwo yereka Aburahamu amaze kubona igitambo, aravuga ngo utuma ibintu byose bibaho. Noneho na hano ambereye Imana ibona byose, amwita Jehova Yire. Imana kizabonwa, Imana itanga, Imana itanga nyine. Haleluya. Utuma ibintu byose bibaho aratanga. Izina rye rirahebuje. Ariko muri ayo mazina agira, Imana igira n'izina ryitwa ngo ni Imana y'isezerano. Amen. Ni Imana y'iki? Nshuti yanjye, Imana ihimbazwe ko Imana yacu ari Imana y'isezerano. Byakatugoye kuyikurikirana, byatugora kuyizera. Ubukristo, burya umukristo utaramenya, turaza kubiganira, utaramenya yuko Imana ari y'isezerano ashobora gushidikanya. Ashobora kugira gute? Gushidikanya. Ku bantu babi Burayi cyane cyane mu bihugu byateye imbere nk'i Burayi cyane cyane, ugerayo ukababara cyane. Abantu bazi ko twarindagiye. Abantu barakure bakabona wararindagiye, ndetse rimwe na rimwe kuba umukristo bakabifatanya bakabyitiranya nuko turi Abanyafrika. Mbega bakavuga ngo bari abantu baracyari inyuma mu majyambere. Buriya ni inzara ibakoresha biriya. Bazi ko ibintu twiringira ari amafuti, ni ibitekerezo, ni filozofi y'Abisiraheli, ni amateka yabo. Abandi bakavuga ngo Abaroma babikoresheje kugira ngo bategeke isi. Ni uburetwa. Bavandimwe, ntabwo ari ibyo ngibyo. Dufite Imana y'amasezerano, dufite Imana yaremye ibintu byose, dufite Imana rurema, dufite Imana yaduhamagaye. Kandi ibyacu ntabwo ari aha bicira, ibyacu ntabwo ari aha birangirira. Ubukristo iyo ugiye ukabufatanya n'ibintu, ubukristo iyo ugiye ukabufatanya no kugira umugabo, no kugira umugore, no kugira akazi, no kwiga, navuga ngo iki, no kugira ibyo abantu bagira, nagira ngo mbanze mbibutse Imana irabitanga. Ntacyo dufite itaduhaye.
Imana itanga abagore, Imana itanga abagabo, Imana itanga amafaranga, Imana itanga promotion, Imana itanga amashuri, Imana itanga icyubahiro. N'abandi batayishima ntacyo bafite batahawe nacyo nayo nako. Ariko ubukristo burenze ibyo, kuko mu by'ukuri ubifite agera kibaza ngo naba nkeneye iki ku Mana. Turi kujyana nkuko navuze, ugera muri biriya bihugu by'i Burayi bakakubwira ngo mutwereke aho Imana tuyikeneye. Imana tuyikeneye hese. Urabona baba barubatse systeme z'ubuzima aho bakubwira ngo niyo utaba ufite amafaranga hari uburyo wayabona basa n'ababonye ubuzima ku buryo bibwira ko badakeneye Imana. Dukeneye Imana kuko ari isezerano birenze ubu buzima turimo. Amen. Ndashimira Imana, nimbivuga muranyanga, ndashimira Imana ko abantu bapfa. Shimira Imana ko tuzapfa. Nabonye ikintu kiducisha bugufi, nabonye ikintu tugeraho tukavuga ngo kikadutera ubwoba basi, ubwibone bugaceceka, umuntu agatuza. Imana ishimwe ko dupfa. Ndabizi mwese umura abahana bavuga turagapfa wenyine, ni hahandi nawe uzankurikira, ni hahandi uzankurikira. Napfa mbere uzakurikira tu. Ntabwo tuzapfa, tuzarama. Nkwifurije 200 ariko kwa 201 utakuya tu. Imana ishimwe ko dupfa yo kabyara. Ubu wayabonye aravuga ati hari umuntu yabona ashaje akavuga ati umfa gutese kandi ariko nari nyabonye. Ni hahandi niyo mpamvu Yesu umuntu arama igihe gito cyuzuye umuruho yarangiza akagenda. Ariko Imana nanone ihimbazwe yuko muri Kristo Yesu ubu buzima ari umwitozo gusa, tuzazuka. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe ko yadusezeranije ikintu si cyayinaniye. Hari wambwiye ngo muri Amerika ubyo n'ukuri basigaye abakire batanga amafaranga bakavuga ngo nimpfa nimuzanshyingure muzambike neza, ahari siyansi izageraho ibona igisubizo cyo kongera kugarura abantu mu buzima. Urumva bakeneye ubuzima, ntibazi uburyo tububona yuko muri Kristo Yesu harimo isezerano ryo kuzuka. Haleluya. Abo tutari kumwe rero, Imana yacu ni Imana y'isezerano. Imana y'iki? Isezerano. Ihimbazwe, ihimbazwe. Ihimbazwe ko abapfuye bazazuka. Ihimbazwe kuduha ibyiringiro birenga ubu buzima. Ihimbazwe yuko ibyacu atarahabicira. Ihimbazwe yuko mu myaka 80 twaramye tuzaguherekeza tutarira n'ukwiza 49. Ntago tuzaba turira, reka da tuvuga ngo araruhutse. Urumva Imana yamuhaye kurama 90 gusa iyi ngiyi. Kandi Mose yaravuze ngo twebwe ngo yaragabanijwe ngo iba 70 nitugira intege zaba 80. Uzi impamvu umuntu abatangiye gusubira inyuma, ubuzima buba butangiye kumucika mu mutwe, yibagirwa, atangiye gususumira, bigenda bimera kwa kundi. Ariko Imana ishimwe yuko tuzazuka tukabaho ubuzima. Mu by'ukuri ubukristo butakaje iyo point, ubukristo butakaje icyo kintu buhinduka idini. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, ubukristo butakaje icyo kintu buragenda bugahinduka association, buragenda bugatakaza impamvu yabo. Kuko ibyo wavuga byose hano byiza umuntu yaguha, byiza wabona n'abandi hanze barabigira, hari ubundi buryo babigira kandi batizera Yesu. Sibyo byonyine, ariko nabonye hari ibintu bibiri ubukristo bwaduhaye kuruta ibindi bitandukanyeho n'andi madini. Icyambere nuko ubukristo bwaduhaye ko Imana iba data. Imana iba iki? Nagira ngo menyeshe mu Basilamu mu bihugu bimwe na bimwe ntibafite uko bihanga. Kuri bo ni blaspheme kuvuga ko Imana ari data. Bafata amabuye bakayagutera kandi bumva bakoreye Imana. Na Yesu ku musaraba bamushinja, baravuze ngo icyo tumuziza ngo yatinyutse no kuvuga ko Imana ari se bwite. Ntabwo yigeze abyihakana, yaremeye arabipfira, abitangira ikuguzi, aravuga ngo Imana izababera so. Niyo mpamvu isengesho rye iravuga ngo nimusenga mujye mubanza muvuge ngo data wa twese uri mu ijuru. Ubundi abiseri bajyaga bavuga ko Imana ari se
nayo yarabivuze mu Kuva 4:22 ngo ugende ubabwire ngo Farawo we rekura ubwoko bwanjye kuko Israel ari umwana wanjye w'imfura. Yego, ariko bo babivugaga mu cyitiriro. Yesu aje aravuga ngo ya Imana si cyitiriro, si izina ryo kubaho, Imana ni so bwite. Niyo mpamvu rya jambo batubwiye ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Turi abana b'Imana bwite. Uranyumva neza? Bwite. Ufashe mu mwuka wanjye aho navutse ubwa kabiri muje ADN na data. Imana ni data bwite. ADN y'Imana ni iyi, ibyarite ibyaza imbuto itabora yitwa ijambo ry'Imana. Kuko haleluya, Yesu bundi ni umwana w'Imana gute? Bibiliya tubwira ngo nuko ari ijambo w'Imana. Kandi ijambo w'Imana uwo twamuvuga ngo iki? Niwe kamere y'Imana, asatese niwe shusho y'Imana itaboneka. Uwo nguwo rero niwe watuzaye. Nuko Yesu ari umwana w'Imana, natwe turi abana b'Imana. Igituma abantu batabimenye baturebera muri uyu mubiri, twambaye amakoti nkabo, tuvuga nkabo, turasonza nkabo. Inyamara uyu ni umwambaro uhisha abo twagizweho. Uyu mubiri ni umwambaro uhisha abo twagizweho. Turabaki? Turi abana b'Imana. Yohana yaravuze ngo bavandimwe turi abana b'Imana, kandi niko turi. Gusa ingorane ni imwe, nuko uko tuzasa kutarerekanwa, ariko Kristo Yesu niyerekanwa tuzasa nawe. Hanyuma arakomeza ngo noneho abafite ibyo byiringiro dore umurimo bakora biboneza nk'uko uwo nguwo waboneye bategereje kuzamubona. Turi abana b'iki? Yarabitangiye amaraso, yarinze apfa. Njya musaba ngo nzabe nkawe. Nibigeraho bakwa Yesu niwe mugabo wenyine utigeze wirengera ngo byacanze n'umucamanza atari uyu muburanyi kuva navuka umuburanyi ni bwoko ki? Bakamuvuga yigiza atya agaceceka tu. Ageze mu gatese ko utiregura, tiniregura se mu biki. Bakavuga ati hari ikintu kimwe gusa cyatumye avuga, niyo bakoraga kuri kamere ye. Ariko uri umwana w'Imana ati aho atu ni ngewe atega kini cyo navukiye tuhavukiye ikisi navukiye guhamya ukuri. Ukuri wese aranyumva agakurikira, kandi ukuri kwe ntabwo ari nka siriyarite, ni ukuri gutanga ubuzima. Imana ishimwe cyane. Umwana w'iki? Turi abana b'Imana. Ubiri ijambo ndarivugara kandi kwa gatatu nyine ndabakumbuye disi. Imana ibaha umugisha. Imana yacu ni Imana y'isezerano. Imana y'iki? Imana ni Imana y'isezerano. Tugiye ku Imana ifashe tuvuge ku kantu gato gusa ubudahemuka bw'Imana. Naratangaye mu minsi nari ndi hano mu minsi ishize, kwa kundi ubyuka kare bitotsi byashize ugatangira gutekereza ku Mana, ibyanditswe bikabira mu mutima, wibuka Imana uri musenga. Iri jambo nibwo ryaje nongera kwibuka ko Imana ari Imana nziza. Ni Imana nziza, Imana irinda isezerano. Imana irinda iki? Turaza kwifashisha abantu babiri gusa, Dawidi ndetse na Aburahamu, uburyo Imana yababereye yo kwizerwa ikarinda isezerano. Aho natangariye Imana cyatumye mvuga ko Imana ari nziza, n'uburyo irinda isezerano ikaririnda uwo barigiranye kandi adahari. Uwo barigiranye adahari. Murabizi neza mu makimbirane aba mu ngo zacu, mu makimbirane aba mu muryango, nuko usanga abantu bapfa ibyo bataruhiye ababyeyi babo basize, bakananirwa kuba bizerwa ngo babigabane mu buryo bwiza. Ugasanga baravuga ngo mukuru wacu yaraturiye, ngo data wacu yaraturiye, ngo kandi data yari yaramusigiye ibintu. Biratugora twebwe ko twaba bizerwa ngo turinde isezerano abo twarigiranye nabo badahari ngo babitwishyuze. Namwe murabizi neza biragoye. Ubu twapima ubudahemuka, hagize umuntu ugusigira imari akavuga ngo nimara gupfa iyi mari yanjye uzayikoreshe gutya, uyikoreshe ku bana banjye. None se aramutse apfuye ntahari nyine, burya mu by'ukuri ababigusigiye kubera ko agufitiye icyizere mu bwizerwa bwawe. Niho Imana navuga ngo wa muntu abashingiye agusigiye imari ye ngo uzayisigire, uzayikoreshe neza utunga abana be. Ariko biratugora twebwe. Ariko Imana ni Imana y'isezerano, ni Imana yo kwizera, irinda ijambo ryayo, ntawe itinya, ntawe igira ngo ushimwe, ikavuga ngo ngewe nzarinda ijambo ryanjye neza. Imana yasezeranye na Aburahamu, iramubwira ngo nzaguha iki gihugu. Ni inkuru dusoma
uhere ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 4. Isezeranya Aburahamu ati nzaguha igihugu, nzaguha umugisha, imusezeranya imigisha 7. Hanyuma nanone irongera iragaruka mu bice 22 umurongo wa 18, iramubwira ngo Aburahamu nzaguha umugisha, ngo n'ikimenyimenyi mu rubyaro rwawe. Yavugaga umuntu umwe, niko Bibiliya ivuga, ngo mu rubyaro nk'uvuga umuntu umwe. Mu cyongereza bavuga a seed, imbuto izakomoka mu rubyaro rwawe, ngo nima amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Urabyumva neza? Amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri iyo mbuto yawe, ku buryo izina ryawe rizahora rivugwa. Aburahamu arapfa, yego. Amaze gupfa, Abiseri asiga umwana witwa Isaka. Iravuga ati muri we niho nzakomeza isezerano. Isaka nawe arakura. Imana iragaruka mu bice 26 igirana isezerano na Isaka nk'uko yarigiranye na Aburahamu. Iramubwira ngo nk'uko nasezeranije so Aburahamu, nagira nkubwire ko nawe nzaguha iki gihugu, nkagiha urubyaro rwawe. Ntabwo ntinze ngo ndebe ukuntu byagiye bigenda, ntabwo ari seminaire ngo urebe iryo sezerano uburyo ryagiye rigeragezwa na Satani, ariko Imana ikanga ikarikomeza. Icyambere Imana ihamagaye Aburahamu, Satani yakoze ku rubyaro rwe ngo azabura bamukomokaho, rya sezerano ntirizasohore. Imana imuha urubyaro rw'igitangaza. Bigeze kuri Isaka nanone nawe atinda kubyara, Imana imuha abana mu buryo bw'igitangaza. Bigeze kuri Yakobo abyara 12. Bigeze aho rero Imana iravuga ati Yakobo ngo we imugezeho ikomeresha rya sezerano indahiro. Iravuga ngo ndirahiye niko Uwiteka avuga, nzaguha iki gihugu ngihe n'urubyaro rwawe, kandi iki gihugu kizaba icyawe, nzakugira ishyanga. Amen, amen. Yakobo arapfa, Abiseri bakomeza kubaho nk'abandi bantu. Igihe kigeze inzara iratera, iyo nkuru ni inkuru muzi. Bajya mu Egiputa. Bageze mu Egiputa baturayo kuko bari barahunze inzara. Hanyuma inzara ishize, ngo umwami wari uzi Yosefu, namwe murabizi iyo nkuru sinshaka gutinda, arapfa. Ngo hima undi mwami utaruzi Yosefu. Ngo abonye Abiseri uburyo bororoka, Satani amuha inspiration. Satani amuhereza ihishurirwa, aramubwira ati aba bantu bagira baretwa kandi ubabuze kororoka. Icyo Satani yashakaga ntabwo ari bo, ni rya sezerano Imana yahaye Aburahamu, ryamubwiraga ngo muri wowe niho urubyaro ruzakomoka, maze muri urwo rubyaro amahanga yose yo mu isi agahabwa iki? Agahabwa umugisha. Niyo mpamvu yazanye igitekerezo kibi ngo abana b'abahungu bagiye bicwa. Nta kindi Satani yahigaga Yesu, ngo isezerano giye kuzasohora. Nuko Imana mu buryo bw'igitangaza, murabizi ukuntu Mose yavutse, Abiseri barababara, babakoreshaga uburetwa bubabaje. Bavandimwe, ntabwo uburetwa ubundi twe tubuzi, biragoye gusobanura uburetwa kuko twavutse ku ngoma nziza. Nta buretwa buriho. Kuba umukozi si kuba umuretwa. Umuretwa ni ibindi bintu, nturuhuka, ntushimwa, ni ibindi. Ngo barababara, bamaze kubabara ngo bibuka uburyo basekuruza babo bajyaga babwira ko hariho Imana, ngo iyo Mana yitwa Imana ya basekuruza, ngo bayitakira gusa, baraniha, barababara. Ngo maze umuriho wabo urazamuka ugera ku Mana. Bavandimwe, nagira ngo mbibutse, Imana irumva. Uranyumva neza? Imana irumva. Uretse n'Abiseri batatse bafitanye isezerano, n'andi mahanga yajyaga ataka akababara, Imana ikayakiza, kuko Imana ni y'abantu bose. Imana rero yarabumvise, ariko ibumvise ntiyabumva gutyo gusa. Ibaze, Mana turababaye, uyu muniho turababaye, batakishwa n'uburetwa, aho kugira ngo Imana yumve uburetwa ngo yibuke isezerano. Turi kujyana? Aho kugira ngo Imana yumve umubabaro yibuka isezerano. Isezerano rimeze gute? Ngo yagiranye na Aburahamu, yagiranye na Isaka. Ntabwo bakiriho ngo bayiseke, ntabwo bakiriho ngo bayibaze ngo ibyo dukoze ni ibiki. Ntabwo bakiriho, ahubwo yo irinda ijambo ryayo neza kugira ngo irisohoze. Iririnda kuko ari Imana yo kwizigirwa, iririnda kuko ari Imana nyine ivuga bikaba, iraririnda kuko nta wundi yategereza uko bisohora. Ngo iravuga ngo manuwe no kubakiza kuko nibutse isezerano nagiranye n'abasekuruza babo. Amen, amen, amen. Twasomye inkuru, ntabwo nyisubiramo. Mu Kuva 32 baraza bagera mu butayu. Murabizi ukuri bambukije inyanja itukura, murabizi uburyo yabahaye manu, murabizi uburyo yababujije bihanangiriza gukurikiza amategeko. Ibyo twarabivuze. Bageze ahantu Satani ngo abakora nk'ibyo ubundi Imana yabwiye Abisiraheli ngo impamvu ari amahanga nyirukana imbere yanyu, ngo nkayirukana mu gihugu mbajyanyemo, ngo nuko yo asenga ibigirwamana. Uranyumva neza? Ngo bakaraguza ibicu,
maze gushika nicyo bita guhamagara imyuka y'abapfuye. Ngo ibyo nibyo bitumye mbirukana, mwebwe nkaba ngiye kubateramo. Mu yandi magambo ntacyo mubarusha, icyo mubarusha nuko ngewe ndi Imana yanyu. Yego, kuko muri ndi Imana yanyu mukaba twaragiranye isezerano namwe, nicyo gituma murusha ndi mahanga agaciro. Mu Gutegeka kwa 2:7 Imana iravuga ati mwebwe muri ubwoko butagonda ijosi. Daye ni mwebwe abantu mudashobotse nyuma y'ayandi mahanga. Atari ko igitangaza narabatoranije nyine. Kubera iki? Nagiranye isezerano na Isaka. Amen. Imana irabajyana bagezaho ngo umwuka mubi yongera gutera Abisiraheli, batangira gukora ikigirwamana, ngo barapfukama baragisenga. Bavandimwe, nagira ngo mbibutse kuramya ibigirwamana. Ubundi Bibiliya ntibyita icyaha, ibyita ikizira, abomination. Ntabwo ari icyaha gisanzwe. Kuramya ibigirwamana ni ikizira. Ngo Imana irababara ibwira Mose ngo manuka vuba ugende usange bwa bwoko bwawe. Ntiyabikibwita ubwoko bwayo, iravuga ngo bwa bwoko bwawe. Kubera iki? Baramije ibigirwamana, basenze ibigirwamana. Kandi nyemerera uyu munsi nagize umugambi, uranyumva neza? Ndashaka kubarimbura bose, ndabarimbura bose, maze wowe ngusigaze nzongere ngukore mu bwoko. Mose yarazi Imana. Njye nibuka Zaburi 103 iravuga ngo Imana yeretse Abisiraheli imirimo yayo, ngo ariko Mose yarazi inzira zayo, yarazi Imana uko iteye. Ngo arangije arayegera ati ibyo ni ibiki? Ubwo urakajwe n'iki kwe? Urarakaye ku buryo ufashe umwanzuro? Uragira ngo abanyegiputa bazaguseke? Bazavuga ngo wananiwe inzara, unanirwa ubutayu, ntawe uzakubaha, bazaguseka. Ugiye gufata miliyoni zirenga 3 zose uzirambura, urarakaye nk'abantu, ibuze kurakara. Umva rero aho Mose yifatiye, aravuga ngo rega wivuga ngewe, ibuka isezerano wagiranye na sogokuruza Aburahamu, ibuka isezerano wagiranye na Isaka, ibuka isezerano wagiranye na Yakobo. Niwamubwiye kuzahindura ubwoko ukoresheje nge? Oya, wavuze ko abana b'Abisirayeli uzabarinda. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka arangije aravuga ati komeza ubajyana. Haleluya. Gahunda birarangiye, santasi birarangiye, kubera ko ari Imana y'iki? Yisezerano. Haleluya. Haleluya. Birakomeza bigeze kwa Aburahamu, habyara Isaka, wa muryango ntiwarimbuka, igihugu kibaho. Hanyuma umuntu witwa Dawidi aravuka. Dawidi uyu nguyu yari umugabo mwiza w'Imana, ngo akora ku mutima w'Imana. Singiye gukomeza iby'amateka. Hanyuma Dawidi amaze kuba umwami, ngo yubaka inzu y'ubwami, ngo yubakisha imyerezi myiza, ngo mu biti bavanagaho bita gitiro, agira inzu nziza cyane. Ngo ariko inzu ye ayubaka hanyuma ihema ry'ibonaniro ryarindi Mose yakoze mu butayu, ngo ryari rituranye n'umwami. Ngo uko yabyukaga atashye agiye, ndavuga avuye mu nzu ye, ngo yarebaga bless you. Uko yabyukaga agiye akanyura kuri rya hema, none ngo abwira Imana ati ndarambiwe vraiment, ngewe mba mu nzu y'imyerezi. Muri iki gihe twavuga ngo ikese, mba mu nzu ya beton, mba mu nzu yubakishijwe ibikoresho biva mu Bushinwa, amakaro yanjye n'imbaho, simbizi niba ariko mbivuze neza. Ngewe ndarenze, urabona hano twarubatse ibintu byiza, inzugi ziwanjye ni muvura, mumbwira n'ibindi byiza yewe fisi fasha, harya ibindi nibiri. Ibirahuri by'iwacu ni sawa. Hanyuma Imana yo iba mu ihema, ngo biramubabaza. Mwibuke Zaburi yaravuze ngo amaso yanjye sinzemera ko ibihene byanjye bibona gusinzira, ngo nanjye ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Ngo akajya abwira ngo Mana, nubwo ndi ku buriri sinzasinzira, ngewe ndyamye mu bidarafu, wowe uri mu ihema. Ati ndifuza kukubakira inzu y'ikitabashwa, ndifuza kukubakira inzu idasanzwe. Nkunda amagambo rero Imana yatumye umuhanuzi Natani, aramubwira ngo genda umbwirire Dawidi ngo kuva nabaho, ngo kuva nava mu gihugu cya Egiputa mbavanayo, ati ngewe niberaga mu ihema. Umva Imana yewe, ngo kandi ngo ntacyo byari bintwaye, ngo ninjye nabibwiye Mose, nta wundi wigeze ugira agatekerezo ngo abangamirwe nuko mba mu ihema. Ngo ubwo rero wowe ubitekereje Dawidi, ngo ukaba wifuza kumbonera icyubahiro, nanjye ndakurahira ndi Uwiteka, nanjye nzaguha inkoni y'ubwami, kandi ubwami bwawe buzahoraho, ubwami bwawe buzaba ubw'iteka, ubwami bwawe buzaba ubw'imbabazi, ubwami bwawe buzaba ubwami buhoraho. Ati ndetse icya kabiri, wabyumvise ariko ibyo ni iby'Imana ivuze ku bwami, atari ku kindi nawe abazagukomokaho nta n'umwe uzabura ku ngoma, nta n'umwe uzabura ku ngoma. Ati nibancumuraho nzabakubita nk'uko umubyeyi ahana abana, atari ko sinzabakuraho, ngusezeranije imbabazi zihoraho iteka.
Amen. Ati ibyo tubisoma he? Tubisoma mu gitabo cya Samweli cya 2 umurongo ibice 7 umurongo wa 14 usoma inkuru yose. Haleluya. Dawidi arapfa. Bibiliya tubwira ngo asanga basekuruza arasinzira. Umuhungu aramusimbura witwa Salomo. Amaze kumusimbura akora amakosa. Ngo Imana imwiyereka inshuro 2 zose. Ariko mu myaka y'ubukure akora amakosa. Ngo ahamagara arongora abagore b'abanyamahanga kazi. Uwa mbere yarongoye n'umunyagipota kazi, arangije arongora Uwitiro, yarongoye abanyamahanga. Namwe nimwibaza abagore 1000 namwe. Nimwibaze namwe. Abagore 1000. Uziko aramutse abaye umukristo akararana n'umugore umwe nibura buri munsi. Yaba ari imyaka 3 ataragaruka ku wa mbere. Ubwo abaye umukristo akabataho equitable nta wabereye, nta nkundwa akazi. Yajya ataka umugore umwe nibura bigafata imyaka 3 ataragaruka kuri wa wundi wa mbere. Abagore yazanye rero ngo batera umutima we kuzinuka Uwiteka. Ngo kuko buri mugore abo twari kumwe kwa 4 murabyibuka ko twabiganiriye ngo buri mugore yazanaga ikikirwa mana cye. Ngo mbere yuko agira ikindi amuha akamubwira ngo banzu nyubakira urusengero rw'Imana yanjye. Ngo Salomo aragenda arapfa. Inkuru twasomye rero mu bami ba mbere bice 11 ngo Imana iragaruka kwereka umurongo wa 9. Iravuga ngo wowe wavuye mu isezerano nagiranye na sokuruza na so Dawidi warambabaje, ataragira ngo ubwire ngo ubwami bwawe ntibuzongera kubaho. Ngo ariko sinzemera ko burangira. Impamvu ni yindi, nuko narahiye umugaragu wanjye Dawidi yuko nzarinda isezerano nagiranye nawe. Kubwawe wakagombye gupfa, kubwawe ibyo ukoze byakankuye mu maso yanjye ubwami bw'Abayuda. Ariko hari umuntu wangoze ku mutima muha isezerano, none iryo sezerano nzaririnda. Imana yacu ni indahemuka. Imana yacu ni iki? Haleluya. 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 Narabivuze mbisubiramo. Ubundi bavandimwe, iyo tuvuze urukundo nta muntu numwe kwisi binanira gukunda umuntu ukumbitse. Turabyemeranya? Umuntu wanga umunyangeso nziza ni Satani, si umuntu. Murabizi neza twese dukunda abanyangeso nziza. Twese dukunda abantu bagira ubuntu. Twese dukunda abantu batanga. Twese dukunda abantu beza. Ngo ubwo rero nkoze icyaha abantu beza babaho murabizi. Baba bafite uburanga pe. Uburebe ukabona rwose afite igikundiro gitemba niyo ataba yavuze. Abo bantu twese turabakunda. Yego. Ariko urukundo rw'Imana rwitwa urukundo kuko yikunda badakunditse, kuko yikunda badashobotse, kuko yikunda abatagira impamvu imwe yo gukunda. Imana yitwa Imana y'isezerano atari uko yubashye isezerano kuko abantu ari beza. Nta numwe utakubahiriza umuntu mwiza. Ariko yo yitwa Imana nziza y'isezerano kuko izi kuririnda no mu gihe twebwe twabaye babi. Nagiye mbona abantu benshi, edayeri benshi, birashoboka ko na hano ndabizi barimo, bakavuga ngo ryasezerano ryanjye impamvu ridasohora ngo nigeze kugwa. Impamvu amasezerano yanjye adasohora ngo nigeze kunanirwa. Impamvu yanjye amasezerano adasohora ngo byigeze kugenda gutya. Mu by'ukuri iryo sezerano niho rihawe n'Imana. Bibaye ari Senga nibyo koko. Bibaye ari Pst.Senga nibyo pe. Twebwe nuko tumeze. Tugera ahantu tukava mu isezerano. Niba ari Emeri nibyo koko. Turi abantu. Ariko niba ari Imana, nagira nkubwire ngo ifite amateka mu bihe byashize yuko izi kurinda isezerano itabikoreshejwe no gukiranuka kw'abantu, ahubwo kuko yavuganye n'abantu. Nibirinda isezerano n'uyagiranye nawe yarapfuye, maze ikavuga ngo nzarikomereza mu rubyaro, urwo rubyaro rukayihemukira, ariko ikanga ikarikomeza. Iyi niyo Mana y'amasezerano. Ni Imana izasohoza icyo yavuze. Ni Imana izakirinda paka gisohoye. Haleluya. Haleluya. Imana yarinze isezerano, iraririnda kugeza bigeze igihe Yesu yavukaga. Aha niho twasoreje ubushize, ndongeraho gato muhumuri hanyuma dutaye. Aha niho twasoreje. Bavandimwe nkunda, njya mbabwira ngo Bibiliya ni igitabo cyiza pe, kiryoshye. Ariko Bibiliya ntabwo ari igitabo cy'amateka, si n'igitabo gisanzwe, ni igitabo gisaba guhishurirwa. Ni igitabo utagisomanye guhishurirwa kirabishye rwose. Rimwe nigeze guhura n'umugabo tuba inshuti, yari umusilamu. Twari twahuriye mu kazi, nari nkiri umunyamakuru. Noneho shaka kumubwiriza. Twarakundanye rwose, yari wo muri Djibouti. Shaka kumubwiriza. Noneho ntangira kumubwira Yesu.
none uko mubwira Yesu akambwira ati wallahi waghfirullah, ati ndagira nkubwire Muhammad sallallahu wa ta'ala, ati uriya Muhammad nawe ni igitabo cyacu Qur'ani, ni igitabo cyiza. None nkambwira reka Yesu yarapfuye arazuka, nange reka nkubwire ahubwo none dusa n'abapinzi twembi. Arambwira ngo ya noneho mva byarananiranye nyine ntabahinduye undi, ari ngewe nawe ntibyaranze, ariko nane namubwiye basi. None harambwira tumva rero tugiye gupinga, ati ngewe nzagusomera amaduwa, ati Imana izaguhindura. Ndamubwira nti nanjye nzagusengera, Yesu azakwiyereka. Nuko gusa sinzi niba birakunda, twataye contact twese, ariko n'ubu ndacyamwibuka urumva, kandi hashize imyaka 10. Noneho yambwiye ikintu kibabaje, arambwira ngo rega ngo igitabo cyanyu ngo edaheri kirabishye, ngo icyo gitabo ari kuvugamo amagambo ngo kirabishye gusoma, ati kirabishye. Ndamubwira nti yo kiraryoshye kuko nitugisobana ubwenge tugisomana guhishurirwa. Iyo umwuka weraje urahishurirwa. Nshuti yanjye reka nkubwire, hari abantu bavuga ati ngewe senga nawe iyo usomye usoma Matayo igice cya mbere ni cyane, ati se buri ubisomamo iki? Ko muvuga ngo duhore dusoma Bibiliya, nongere some ngo nuko Yesu dore ni mwene Dawidi amasekuruza ye ngaya. Ubwo abisomamo iki? Abrahamu yabyaye Isaka abyara Yakobo. Ariko Bibiliya muratekereza ari igicucu kwandika ibyo bintu, ntabwo ari ikirofa. Oya, Bibiliya iratekereza kutubwira ibyo. Yari igiye kutubwira ngo dore rya sezerano Imana yasezeranije, isezeranije Abrahamu mu bice 22 umurongo wa 18, yuko mu ruzaro rwe hazakomokamo uw'amahanga yose azaboneramo umugisha. Nko kuvuga ngo Imana irabisohoje. Rero uyu Yesu uvutse ni mwene Abrahamu. Kuvuga ngo ni mwene Abrahamu ntabwo ari ku mubiri, oya, ni mwene Abrahamu w'isezerano, wabwiwe ngo kuri wowe amahanga yose yo mu isi azaherwamo umugisha. Ni mwene Abrahamu wa wundi waje mu ishusho y'intama kugira ngo acungure abari mu isi. Ni mwene Abrahamu uzabagwa agapfa maze abamwizeye bose bakabona ubugingo. Imana yacu ishimwe. Ni mwene Abrahamu kuko Abrahamu yabazweho gukiranuka kubwo kwizera. Aravuga ngo n'uyu nawe uzamwizera azabarwaho gukiranuka kw'Imana. Ni mwene Abrahamu. Bavandimwe, ni Imana cyatumye yandika amateka kugira ngo yigaragare ko ari Imana yo kwizerwa. Yarinze isezerano kugeza kuri Yesu. Avutse rero ati dore nabaye yo kwiringirwa, nguyu uwo nababwiraga, nguyu mwene Abrahamu. Niyo mpamvu Yesu yavuze mu bice 8 muri Yohana, aravuga ngo ndagira ngo mbabwize ukuri bavandimwe, Abrahamu atarabaho ngewe ndiho. Yasezeranijwe mbere na mbere, ni mwene Abrahamu. Ntabwo barangiriza ati amasekuruza ya Yesu mwene Dawidi mwene Abrahamu ngaya. Ese kuki batavuze Salomo? Kuki batavuze abana? Nuko abo ari Imana yagiranye nabo isezerano. Amen. Muzarebe iyo twakira Yesu tumwakira nk'uko Imana yasezeranije Abrahamu ndetse na Dawidi. Kubera iki? Tumwakira nk'umwami, tukamwakira nk'umukiza. Umwami kuko yamusezeranije Dawidi, umukiza kuko yamusezeranije Abrahamu. Niyo mpamvu yitwa mwene Dawidi mwene Abrahamu. Amen. Imana y'iki? Haleluya. Rero mwibuke turi mu mwaka w'iki? Umwaka w'iki? Tuganaho rero ihishurirwa ubundi ubuzgohe buri aho ngaho. Ubuki? Ubuzgohe. Imana ishimwe cyane. Uburyohe bura mu kuzuka. Somera rero, somera mu gitabo cya Luka. Turimo turagana ku musozi mu gitabo cya Luka. Luka hari amagambo yavuze meza, ni Yesu wayavuze, warayandika mu gitabo cya Luka. Ibice 20. Kubera ko inkuru ari ndende twari guhera kuri paragrafe ya 27, ariko ntacyo reka dusome. Yesu asubiza abasadukayo ibyo kuzuka. Abasadukayo bamwe bahakanaga yuko ari ntawe uzuka, baza aho ari baramubaza bati, mwigisha, Mose yatwandikiye yuko mwene se w'umuntu napfa afite umugore batarabyarana, mwene se azahungura uwo mugore acikure mwene se. Nuko habayeho abavandimwe 7, uwa mbere arongora umugore cyangwa se umugeni apfa batarabyarana, n'uwa kabiri nuko, n'uwa gatatu aramuhungura, nuko bose uko ari 7 bapfa batyo badasize abana. Hanyuma wa mugore nawe arapfa. None se mwizuka abana azaba ari mukande muri bose, ko bose uko ari 7 bamugize umugore. Ikibazo cyabo cyari giteye isoni. Yesu arabasubiza ati, abana b'iyisi bararongora bagashyingirwa, ariko abemerewe kuzagera muri yasi yindi bakaba bakwiriye no kugera ku kuzuka mu bapfuye
ntibazarongora kandi ntibazashyingirwa kandi ntibazaba bagishobora gupfa kuko bazaba bameze nk'abamarayika, bakaba ari abana b'Imana kuko ari abana b'umuzuko. Ariko ibyemeza yuko abapfuye bazuka, Mose nawe yabigaragarije ku byabereye, murabyibuka, ku byabereye kuri cya gicu. Byagenze bite? Ubwo yitaga Uwiteka Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo. Nuko rero Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni Imana y'abazima, kuko bose kuri yo ari bazima. Amen. Haleluya. 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 Imana yacu ni Imana y'isezerano. Ni Imana y'isezerano. Ku buryo nkuko nabivuze, aho nge nyibonera ko ari indahemuka, ni uburyo urindi isezerano yagiranye nawe niyo we waba warapfuye. Nimvuga gupfa ubyumve mu buryo bubiri. Icya mbere ni